nkanjye nihereyeho iyi midari mfite igeze kuri 60. Bakagombye kureba nimba wenda iyo mpano ihari bakayiteza wenda imbere mu buryo butandukanye mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Yes, reka rero nongere kubashimira mwe mwese mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Reka nongere kubaha ikaze mu biganiro byacu bigiye bitandukanye tubagezaho. Rero uyu munsi hashize igihe kinini hari umwana w'umusore witwa Kwizera, ni Umunyarwanda, afite ibikorwa byinshi amaze kugeraho hano mu gihugu cyacu, amaze gusohokera igihugu cyacu mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Ni umukinnyi ukina kungufu, akaba yaragiye mu gikombe cy'isi, akaba yarahagarariye u Rwanda mu marushanwa menshi agiye atandukanye. Nkuko mubibona ndi muri Nyarutarama niho merereye, nagiye kumusura, nagiye kureba ubuzima abayemo ndetse n'ubwo abanyemo n'umuryango we. Nyuma y'igihe kinini avuga ko yatsindiye imidare myinshi, ariko ubuzima abayemo n'ubuzima bugoye kandi n'ubuzima bukomeye cyane. Iyi ni televiziyo y'Abanyarwanda, ni televiziyo yiyemeje kuvugira Abanyarwanda benshi muri rusange mu ngeri zose, ndetse abakora siporo, abakora indi mirimo itandukanye, kugira ngo ubuzima bw'Abanyarwanda bubashe kwitabwaho. Nkomeza kugusaba kugira ngo ukomeze gukora subscribe, ukore like, ukore share ndetse ukore na comment kugira ngo ushobore gukurikirana ibiganiro byacu. Ngendi Yawe, iyo ni Yawe TV. Aha rero simazi neza, ndi kugenda ndikungiye kubaza uwaba hazi abashe kundangira, tugende tugere iwe. Muze muraho? Muraho. Umeze neza? Ndaho. Umuntu witwa Kwizera ukina kungufu uramuzi? Ndamuzi, ni umuhungu wanjye. Aha, amata rero akaba abyaye amavuta. Ku ikubitiro duhuye na papa we. Kwizera ni umuhungu wawe, twari tuje kumureba, turagira ngo tujyane mu rugo utubwire ubuzima mubanye muwe n'umuhungu wawe, nyuma y'ukumva ko ufite umuhungu w'igitangaza, kandi ni nawe muhungu wa mbere wahuye na Jackie hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nibyo? Nibyo, ubwo yajyaga mu Bushinwa n'icyo cyari kimujyanye. Niko yambwiye. Nibyo. Wabonye amafoto ari kumwe na Jackie, ibintu byose arabikweretse? Yarabinyeretse, anyereka n'imidara kuri yo. Nibyo. Akuye mu Bushinwa. Ministeri hari ikintu igeze ibafasha, cyangwa se mu buzima mubayeho hari ministeri ya siporo se, cyangwa ngera ikintu igeze ibafasha, cyangwa federasiyo? Ntago bigeze badusanga ngo batubwire, kugeza n'uyu munsi ntabyo nzi ko akina gusa bisanzwe. Reka noneho tugende ujye kunyereka mu rugo, tugende tuganira, umbwire ku mateka y'umuhungu wawe ndetse n'icyo umuziho no mu bikorwa na bimwe mubanyemo, n'ubuzima mubayemo n'ubuzima bumeze bite. Ndashaka ko tugera mu rugo tukaganira ku buzima. Ubundi umuhungu wawe afite imyaka ingahe? Afite imyaka 22. Afite imyaka 22. Aha, wowe se waba byibura hari siporo n'imwe waba ukora ku buryo umuhungu wawe yaba ariye agukomoraho? Kera narayikoraga nkiri nanjye umusore, akidakabije cyane. Noneho mbona ni myiza, usibye ko ntayikomeje kubera ubuzima. Noneho mbona ari myiza, ishishikariza umwana wanjye kuyikora, ko yajyaga yinyigiraho akabona ni byiza, n'ubundi arabikomeza arinda agera ubwo yinjira mu kipe. Kuba ari wewe champion muri Afrika ndetse no mu Rwanda, wowe ni irihe shema nk'umubyeyi bigutera? Byaranshimishije cyane. Numva nishimye muri make, ndanamwishimira nawe ubwe, ko ni byiza, ibyo akora ni byiza. Bihesha ishema ababyeyi kandi bikanamuhesha ishema nawe ubwe. Mbona nta kibazo mbese bifite, ari umwuga Imana yamwihereye, ni impano. Noneho ni akahe kamaro nk'umuryango ibintu akora ubona ko ahagararira igihugu? Ni akahe kamaro ubona nyine bibamariye nk'umuryango kuba umuhungu wanyu ari uwa mbere muri Afurika, ndetse akaba ari n'uwa mbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, akaba yaritabiriye amarushanwa menshi agiye atandukanye? Wowe ni akahe kamaro bibonamo? Hari inyungu mubifitemo, cyangwa hari aho byabakoye n'aho byabagejeje? Njya mbona wenda bizabyara umusaruro, ariko ubu ntawe uravamo, ko nari nzi ko akiri mutoya mu bikorwa arimo gukora, cyane cyane ko ari mu kwiga ishuri. Nkumva ko nta bushobozi twagize bwinshi, numva ko yiga wenda ku bw'ibyo. Ni icyo ntegereje mu nyuma yacu. Reka tugere mu rugo noneho turebe.
kubashimira rero, reka mbahe ikaze nkuko rero mwabonye twatangiye ikiganiro cyacu. Twagiye gusura umusore umwe w'umunyarwanda umaze gukora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye muri siporo, cyane cyane muri kungufu. Nkuko rero mubibona, murabona afite imidari myinshi, ariko ikibazo afite ni ikibazo kimwe. Federasiyo ya kungufu hano mu Rwanda cyangwa minisiteri ya siporo, nuko abakinnyi bamwe bacu bakora ibintu bifitiye akamaro igihugu, ariko ugasanga ubuzima babayemo mu ubuzima bwabo bwa buri munsi ni ubuzima bugoranye, kandi baragiye bakorera igihugu cyacu ibintu bigiye bitandukanye. Rero mbere yuko mwakira muri studio za Yawe TV, nabanza nkababwira uyu musore uwo ari we. Uyu musore afite imidari myinshi. Uyu musore yitabiriye igikombe cy'isi cya kungufu. Uyu musore niwe musore wa mbere hamwe n'irindi tsinda wabashije guhura na Jackie Chan. Kugira ngo tukomeze ikiganiro cyacu, reka mubanze mubone cyangwa se murebe aka kavideo k'ibikorwa byiwe yagiye akora bitandukanye. Rero nkuko mumaze kubona iyo video, reka noneho mwakire muri studio za Yawe TV. Murakoze cyane. Witwa nde? Nitwa Kwizera Claudie. Kwizera Claudie, ndabona ufite imidari myinshi. Yego ndayifite. Kuseka nk'abashinwa. Hoya wenda wasanga wenda ariko dukunda guhura cyane sinzi, ariko ni ibisanzwe. Yes, rero ndabona ufite ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Reka ngiye mwifashiriza akangaka noneho twiganirire. Uri muntu ki, bimeze bite? Kwizera Claudie ni umuntu usanzwe kiri mutoya. Ni umunyeshuri, yiga mu mwaka wa 6, yagiye gusoza uno mwaka. Aba mu muryango, umugabo n'umugore n'abana 4. Ninjye mukuru. Rero ngo ni wowe muntu wa mbere ushobora kuba arahuye na Jackie? Mu Rwanda. Wahuye na Jackie Chan. Mwahuye gute, byagenze gute? Nk'umuntu wabonaga mu mafilimi ukabona uhuye nawe umukoze mu kiganza cyawe, byagenze gute? Wenda kugira ngo tujye guhura nawe, habayeho amajonjora hano mu Rwanda y'abantu bakora kungufu. Yarabaye nanjye amahirwe yo gutoranywamo. Hanyuma dufata inzira nyine turagenda mu Bushinwa. Tugiye muri festival yo mu Bushinwa. Hari amaseremoni barimo kwizihiza. Ubwo niba bari bamutumiye, niko twabonanye guhura nawe, kuko twasanze performance turi bukore, turi buze kuba turi buhure nawe. Niko kubonana nawe rero turaganira, atubwira ko twishimiye, aduha na courage. Aha rero ufite imidari igiye itandukanye, harimo iyo wakuye mu gihugu cy'Ubushinwa. Mu gihugu cy'Ubushinwa ntago nabashije gukurayo umudari, ariko umusaruro nakuyeyo cyangwa se performance nagiyeyo yagaragaye neza yuko nabashije guhabwa na certificate yaho ko ndi mu bantu bitwaye neza muri icyo gikombe cy'isi. Wagiye no mu gikombe cy'isi? Ni igiki rero kitwemeza ko waba waragiye mu gikombe cy'isi? Icyabimeza nuko hano hari certificate yo ubwitabiye yerekana ko wagiye mu gikombe cy'isi. Sinzi nimba nabereka aho byanditseho. Handitseho 15 World Wushu Championship cyabereye i Shanghai. Iyi niyo certificate wahawe mu gihugu cy'Ubushinwa? None nge ndibaza, ujyayo wabaye wakangahe? Wenda umwanya ntago ari mwiza. Murabona iyi midari mfite mu ntoki, bitumye nibaza iki kibazo. Ni nayo mpamvu rero twaje kugusura. Ubuzima ubayemo uhagarariye igihugu mu mikino igiye itandukanye, ugatwara imidari ingana gutya ukabiyibitse, ubuzima ubayemo ukurikije n'imidari watwaye cyangwa se n'uburyo uhagarariye igihugu, bumeze bute? Ndagushimiye ikibazo baje, nawe urahibereye, ndagira ngo urabibona. Ngira ngo urabibona ubuzima bayemo ntago ari bwiza nk'umuntu ufite imidari cyangwa se witwa ngo ni champion mu gihugu. Ntago wayibonye nawe ubuzima nambayemo ntago ari bwo present imidari. Ntago nyine buri ku rwego bwiza cyangwa se ushimishije. Federasiyo ya kungufu mu Rwanda
igibasura byibura no mu rugo aho muherereye cyangwa se ngo ibashe no kumenya n'ubuzima mubayemo? oya ntabwo igibikora. Ubona ibi bintu biterwa n'iki kuba uvuga ngo uri umusportif, uri champion w'igihugu, uhagararira igihugu, uzamura idarapo ry'igihugu, ufite imidari ingana gutya, ndi kubonamo imidari ya zahabu, ndi kubonamo imidari ya silver, ndi kubonamo ibintu byinshi, ufite iyo certificate yuko witabiriye World Cup muri Kungufu, ugiye mu Bushinwa, uhuye na Jackie, uraza ukongera ukaryama. Yego. Wowe ni igiki wumva wabwira abanyarwanda cyangwa se ni igiki wasaba federasiyo? we nicyo federasiyo nyine nayisaba, nimba hari abakinnyi wenda babona ko wenda bashoboye cyangwa se bafite ikintu bamaze mu muryango wa Kungufu kandi akaba ari na federasiyo, aho nimba hari ubufasha buhari bagomba kubafasha, kuko nimba wikangura umukinnyi w'ikipe y'igihugu hari biba bigaragaza ko uri umukinnyi w'ikipe y'igihugu. Nimba ubazi ko uri champion ufite imidari ingana gutyo, ugomba kuba ubayeho ubundi buzima nyine bw'umuntu nyine uri champion ufite iryo shema yuko ajyanze akazamura iryo darapo. Imbese nyine ni ugufasha abo bakinnyi, kubafasha mu buryo wenda bwa Kungufu n'icyongereyeho bw'ubuzima bagatera imbere. Ese we ntago biguca intege iyo ubona ufite ibikorwa bingana gutya, ukabubona utuye aha hantu ubayeho mu buzima bumeze gutya, wowe ntago biguca intege ku buryo wavuga ko wanabireka? Wenda mbere nk'ibikora, umubyeyi yajyaga ambwira ati se kubona uhora utsinda ukagira imidari ariko nta buryo butera imbere cyangwa se mu mufuka bw'iterambere uri kugira, bimeze biti wabihagaritse. Nkabwira ati uyu mukino numva mwiyumvamo ndawukunda, reka nkomeze ngerageze nkore cyane, wenda bizaza uko nzagenda wenda bizaza, ibyo byose biboneke. Intege ziracika zikabura, ariko kubera ko Kungufu ndayikunda, ubwo rero byaboneka uburyo bwo gutera imbere buri munsi nkora cyane. Ni igiki usaba minisiteri ishinzwe siporo, ni igiki usaba minisitiri uriho ubu ngubu ushinzwe siporo kuri ukurikije ibyo wakoreye igihugu? Ndabizi nayo iki kiganiro aragikurikirana, iyi midari ufite, ushingiye ku midari ufite, ni igiki usaba minisiteri cyangwa se ni igiki usaba minisitiri wa siporo muri rusange? Wowe ku giti cyawe gira icyo mwisabira mu magambo yawe. Ngiye cyo namwisabira ni ukujya bareba impano ziri mu gihugu bakazizamura mu buryo bwo kugira ngo izo mpano zabo zikure n'uburyo bwo gutera imbere, kuko nkanjye nihereyeho iyi midari mfite igeze kuri 60. Bakagombye kureba nimba wenda iyo mpano ihari bakayiteza wenda imbere mu buryo butandukanye mu buzima busanzwe bwa buri munsi, kwiga se, mibereho, mu buzima bwa buri munsi. Yes, rero iyi ni Yawe TV ukomeje gukurikirana kabisa, nkomeza kubisegura ko bw'ikirere twagize namwe murabibona, izuba, imvura, ni ibintu bitari byoroshye, ariko kubw'abanyarwanda bose tugomba gukora ibyo abanyarwanda mudusaba kandi tugomba kubagezaho amakuru menshi kandi agiye atandukanye. Ni televiziyo y'abanyarwanda igomba kuvugira buri umwe wese. Turi kumwe na Kwizera. Wowe Kungufu yawe wumva noneho intego ufite nyuma yo kuva mu Bushinwa kujya mu gikombe cy'isi, Olympique wayigiyemo? Olympique ntago ndayigiyemo, ariko numvaga ngo izamura uyu mwaka nuko habayeho iki cyorezo cyabaye, sinzi nimba nari kuzitabira, ubwo byari kuzaterwa, ntago ndayitabira, ariko nifuza kuzayitabira. Urifuza kuzayitabira kandi uranashoboye. Kwize tugana ku musozo w'ikiganiro tugiranye, ni igiki wasaba abana bakureberaho, abana bakwigiraho, ni igiki wabasaba? Icyo nabasaba, niba bakunda umukino wa Kungufu bawugana bakaza tukabigisha, kugira ngo kuko Kungufu ni umukino mwiza, hari byinshi tumutajyamo. Iyo uri gukora Kungufu hari byinshi utajyamo. Urubyiruko rw'iki gihe murabizi, ibiyobyabwenge birugarije cyane, guta amashuri, nk'ibyo ngibyo. Iyo ukora Kungufu biraguhuza, bigatuma utajya muri ibyo byose byo kujya kwangirika mu biyobyabwenge, kujya mu bindi by'imico mibi. Noneho wowe ku buzima bwawe, Kwizera ni muntu ki?
Kwizera ukunda iki? Kwizera iyo wishimye kuri wowe ni umuntu umeze gute? Yishima ari he? Yishima ari kurya iki? Yishima ari kunywa iki? Kwizera ni umwana ukiri muto w'imyaka 21. Kwishimye ari yishimye aba ari kumwe n'abagenzi bari bishimye nyine, cyane cyane harimo nk'akazi ki turi gukabyina gakeya, ibyo bintu biri sawa cyane. Ndumva ari ibyo ngibyo. Kwizera afite umukunzi? Aya abura iki kugira ngo ushake umukunzi? umukunzi se, ariko buri umukunzi bira ntago yabura. Ubwo nari yumvise aho ya mukunzi arahari. Ako Kwizera uva gukina, ni iki kintu gishobora kuba cyarakubabaza ukavuga ngo uyu munsi sinzongera gusubira gukina umukino wa Kungufu umpagarariye igihugu? Ni iki cyakubabaje? Ikintu cyambabaje mbere na mbere ni ukuntu ushobora kuba warakoze imyitozo witegura irushanwa, kugera ku munsi wa mbere kugeza ku wa nyuma witoza cyane kugira ngo uzabashe kugira intsinzi cyangwa se uhagarare neza, ugatsinda ugakora performance nziza, ukambika umudari, ugahabwa certificate ko uri uwo muntu icyo kintu wakoze ari wowe gihamya ko ari wowe ukizi. Wangiza ugatahira aho ugataha n'amaguru, rimwe na rimwe waje n'amaguru. Ibyo bintu birababaza cyane. Ubivuze ko hari igihe ujya ugenda n'amaguru ukongera ugataha n'andi maguru? Birashoboka. Icyo gihe usubirayo cyangwa uvugana n'umuvugizi wa federasiyo? Icyo gihe umuvugizi wa federasiyo ntabwo mwavugana, nta hantu mwahurira. Ako se muba mwajyanye mu marushanwa yose, hari umuntu wo muri federasiyo baherekeza mukajyana? Kiriko wenda nk'ayo hanze ujya mujyana n'umuyobozi wa federasiyo. Ariko ndenda ubwo nari mvuze yo mu Rwanda, nk'ayo mu Rwanda hari igihe ukorera irushanwa ugatirika nkore cyane, indi nishanwa ryabereye mu gihugu rihuza ibihugu byose, ugasanga uri umuntu yatabiriye wakoze igikorwa cyiza, wahagarariye neza igihugu, idarapo warizamuye, ari ugasanga nyine utahiye certificate n'umudari. Ni ibintu bibabaza cyane, rimwe na rimwe wiriwe no ku kibuga wanabwiriwe kandi witanze. Wari wamanuka mu ndege ngo uve mu ndege ugende utahe n'amaguru, uvuye mu ndege umanutse uri kumwe n'umuyobozi wa federasiyo akaza bagaparika imodoka bakamutwara ugataha n'amaguru? Oya, ibyo ntago biraba. Tuvuye mu kibuga wenda tuvuye nko hanze ho ntago bikunda kuba cyane, ariko biraba. Aka kenshi biraba. Ariko akenshi hanze kabisa amarushanwa yo mu Rwanda biraba cyane, ugasanga witabiriye cyangwa se nayo hanze witabira amarushanwa yo hanze, mbese ukava nyine aho mwari muri mugatana uko wagiye akaba ari kugaruka, usibye wenda certificate n'umudari. Birashoboka. Ibyo ubona biterwa n'iki? Sinzi ikibitera, buriya wasanga wenda ari abayobozi cyangwa se sinzi, gusa nyine sinzi, ntago nakubwira ikintu kibitera. Bishobora ko wenda ari ubushake bukeya se. Nureba iki kiganiro nawe birazabisobanukirwa impamvu ibyo bibaho, cyangwa se wenda ikibitera ashobora kuba wenda ari ukwikubira ibintu, cyangwa se wenda nta nibiba bihari, ntawamenya buriya. Ariko nyine birababaza cyane. Birababaje kandi koko ibi ni ibintu byumvikana. Reka rero ntangire mbashimire kandi nongere mbabwire ngo mwarakoze gukora subscribe, mugakora like, mugakora share ndetse mugakora na comment. Nyaboneka abanyarwandakazi abari muri ministeri zigiye zitandukanye, duhereza abana bacu b'igihugu, tubahereze agaciro bakwiye mu gihe bitangiye igihugu cyacu. Reka natwe tubahe ikibakwiye kandi tubereke yuko tubakunze kandi tubashyigikiye. Kuba koko ufite ino midari iryamye mu nzu, ukaba uryamye mu nzu imeze gutya nk'uko muyibona, ukaba ubayeho mu buzima bumeze gutya nk'uko mububona, ntago ibyo ari byo. Kandi nzi ko mu muco w'abanyarwanda se cyangwa mu muco nyarwanda ibyo bintu ntago ari byo. Witangiye igihugu uhembwa koko nk'umuntu witangiye igihugu. Kwizera yitangira igihugu mu buzima bwe bwa buri munsi, asohokera igihugu muri rusange, ariko ubuzima bayemo ni ubuzima bugoranye kandi ni ubuzima bubabaje nk'umusiporutifu. Ese wowe ukurikiye iki kiganiro ni igiki wasaba federasiyo? Wowe ukurikiye iki kiganiro ni igiki wasaba minisiteri ishinzwe siporo? Iyi ni Yawe TV, ngendi Emi. Icyo ngusezeranya nuko ndi buhiga umuvugizi wa Kungufu mu Rwanda, tumubaze iki kibazo bimeze bite cyangwa se byifashe bite. Kora subscribe, ukore like, ukore share ndetse ubashe gukora na comment kugira ngo ukurikirane ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Kwize suhuza abantu babiri ushaka gusuhuza, babiri.
banshaka gusohoza. Ndasuza umuvandimwe bita Chengiri cyangwa se Emmanuel Havugimana Emmanuel, ni directeur technique muri Kungufu. Ndamwemera cyane, no muntu duza cyane gukora ibikorwa. Ikindi ndasuza na mwarimu wanjye bita Aratabaza Eric, ndamukunda cyane. Niwe mwarimu wawe? Niwe mwarimu wanjye, ndamukunda cyane. Kwize ugiye kutwereka akantu gatonya kugira ngo n'abantu twabakurikiye iki kiganiro bataza kugenda bishwe n'irungu, noneho babibone live icyo washobora gukora biri live, sibyo? Ndabereka nta kibazo. Ikindi iyi Kungufu muri iyi minsi turi kubategura filime ya action ya 4 actors. Wakora subscribe kuri Kungufu TV. Ibyo turi kwategura muri iyi minsi kugira ngo turebe ko iyi Kungufu dufite twayibyazamo umusaruro. Ndagushimiye. Murakoze. Yes, mwakoze rero bantu banjye, ndabakunda. Amahoro y'Imana abashe kubana nawe.